Yes, reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi ba Blessed Family TV 1 nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ari hose mbaye ikaze cyane rero irambuye ahanga mu makuru ngiye kubagezaho muri uyu mugoroba. Na makuru rero aturutse hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe uko urugamba rwiriwe. No kuvuga ngo nuguhera mu masaha ya mu gitondo kugeza maginga ngaya nkaba ngiye kubabwira nyine uko byifashe. Mumeze neza? Reka nizere ko muri amahoro nanjye meze neza cyane gatanko yagenzi kako munana ko ufite ubuzima buzira umuze ndakomeye cyane. Ubwo rero nitegure ko cyangwa nitege ko namwe muri amahoro mugiye kumva aya makuru mutuje. Gusa nubwo hamwe tuba tumeze neza abandi hari gihe baba bameze nabi. Ibi rero byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo ikibazo cy'intambara kimaze imyaka magana, abaturage bicwa, abasirikare bapfa umunsi ku munsi. Ibi byose tugiye kubivugaho. Mushobora kwa mumbonye hano ari ubwa mbere, abantu mumbonye mwese muri bashyashya rwose mumenye neza ko mbagiye kubagezaho amakuru y'ibivugwa ku mirwano ibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko siho gusa kuko no iriya no hose tugenda turebera hamwe ibiri kugenda bigira gute bitangazwa. Sorry rero natinze kubahereza amakuru munyihanganire bitewe n'impamvu zindi nagize, ariko ubu tuvugana nkaba mbonye umwanya nkabanje kubabwira nyine uko bimeze. Gusa ubu ngubu hari ibyo tukiri koroganya kugira ngo bijye bigenda neza cyane. Hari igihe kizagera mukajya mubona amakuru umunsi ku munsi akanya ku kandi. Nuko bihagaze. Hanyuma munyemerere mbabwira yuko President Evariste Ndayishimiye ngo uyu munsi yagize atya abazwa n'umwe mu banyamakuru ari kumubaza ibijyanye n'umubano hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda. Atese bibaye ngombwa, atese birashoboka ko wakandagira mu Rwanda cyangwa se wajya mu Rwanda. Undi aramubwira ati cyane rwose habaye impamvu zihanjyana najyayo. Ese Neva yagaragaje ize impamvu ibingibi ndabifite muri aya makuru. Nanone kandi ndaza kukubwira ko andi makuru ari kuvugwa nuko mu biganiro byahuzaga AFC M23 ndetse na Kinshasa baganiriye byinshi, harimo ibyatangajwe n'ibitaratangajwe byagizwe ubwiru. Mu byo twabashije kumenya rero nuko bemeranyijwe kurekura ifungwa hamwe ng160 abandi 390 n'abandi. Ibi byose rero ndaje tubivugeho nabyo tubirebere hamwe. Ese kuki imibare yahindutse kandi twari dusanzwe tuzi yuko ku mpande zombi bafite abasirikare benshi? Ubu buryarya ni bwoko ki? Turaje tubirebere hamwe. Ayaba Kisekedi ntiyoroshye, yaba na M23 ndabona noneho aho bigeze itoroshye. Hari byinshi rero biri kuvugwa hirya no hino, turaje byose tubivugeho. Rwose icyo mbasabye nta kindi no gukanda like, mugakanda na subscribe ubaye uri mushyashya ahanga kuri Blessed TV Family Blessed Family TV 1. Nuko bimeze. Hanyuma rero munyemerere twihute cyane hano ku mirongo rugamba mpite mbabwira nyine uko byifashe rwose nta byo gutinzamo. Yes, bakunzi bacu rero ahanga ku mirongo rugamba ntago ibintu byoroshye hamwe na gatoya byakomeje kugenda bihindura isura. Ndagira ngo ninjiremo neza cyane akantu ku kandi. Hari amakuru yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko M23 yamaze kwatakwa mu masaha mu gitondo, ariko bigeze ku mugoroba ibintu byahinduye isura. Byahinduye isura rero mu bihe buryo. Hari igitero cyari cyagabwe n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubwo ndavuga hari Wazalendo, hakaba FDLR, hakaba ubwo abo bose nabikubiye nyine bihuje mu itsinda rimwe. Nakita ko ari uyu mutwe wa Kayumba Nyamwasa yise ngo ni P5. Ahangaha rero bakaba bari bagabye igitero gikaze cyane ngo kuri 23, ariko bari bafite undi musada inyuma. Uyu musada rero hari harimo ingabo za Angola, hari harimo ingabo za Tanzania ndetse n'igisirikare cya FRDC, akaba n'ikindi gisirikare cy'u Burundi. Ahanga ariko gahunda ntago kwa rukwataka ahantu hamwe gusa, bari bafite gahunda yo kwataka ahantu heshi hagiye hatandukanye. Uku kwataka rero ahantu heshi hagiye hatandukanye bakaba bari bafite gahunda nyine yo kugenda ngo nta kintu basize inyuma na kimwe. Namwe mu nyumvire ahanga bari barakoze inama, bano basirikare barihuje bakora inama. Ndavuga bo ku ruhande rwa Kinshasa bemeza yuko nta muturage n'umwe bazongera kugira gute, bazongera kurasira ahangaha mu rugamba. Ariko kuri iyi ncuro bari bafashe umwanzuro avuga ati mugende murase, noneho nibiba ngombwa n'umwana mutoya mu murase kuko nawe yatugambanira akadutanga aho duherereye. Ariko mwoka byaramwe ubundi abaturage bakongomane bazabitambo kugeza ryari. Ariko ndagira ngo mbabwire amakuru nubwo urugamba rwari rwabaye imberenge mu masaha mu gitondo, ariko ubu tuvugana hari amakuru y'ikizere, amakuru meza cyane. Ubu tuvugana yangezeho amakuru yangezeho rero aremeza ko M23 byagejeje mu gicamunsi hagati. Ubwo nuguhera ku saa 9 gushyika saa 11 z'umugoroba ngo hakaba habonetse abasirikare
ngo badasanzwe bo mu ntare za Sarambwe, maze bayoborwa n'abasore b'amadubu baberekeza mu bice by'imisozi batazi. Aba basirikare ba M23 baje mu makamyo uyu munsi tariki ya 18 z'uku kwezi, ngo bakaba rero baje gufasha ndetse no gutanga umusada ku basirikare n'ubundi basanzwe barwanira muri biriya bice b'intare za Sarambwe. Gusa ngo byabaye ngombwa yuko banyura mu bice bigiye bitandukanye, maze bayoborwa n'abasore batwirwaneho hano mu bice bya za Mitamba, ahangaha rwose urimo werekeza iyo ngiyo za Fizi. Mu rugamba rwabaye rero haje kupfiramo ngo abasirikare batari bakeya cyane bo ku ruhande rwa coalition. Kugeza amaginga aya ngaya amakuru ari kutugeraho aremeza ko igisirikare cya Angola bitazarangirira ha, kuko bazabyandika no mu bitabo bakazabyigisha abana babo ku rugamba rukomeye barurwaniye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuko mu misozi ya za Mitamba aho bagerageje kurwanira ndetse ngo banabihiba inka ebyiri, imwe muri zo barayibaga ngo bayotse. Bivugwa ko babatesheje bataranayirya. Ngo bivugwa ko aya ni amakuru bamaye, ubwo nukuvuga ngo babatesheje iyi nyama y'inka bari bibagiye ariko bataguze, bibye, ngo bayiteshejwe batagize gute, batayiriye. Iri naryo ni ishyano rikomeye cyane bakunzi bacu, ntago biba byoroshye hanga ku mirongo y'urugamba. Hanyuma andi makuru akomeza avuga ko kandi ngaba basirikare batwirwaneho bongeye kujyana abandi basirikare b'intare za Sarambwe mu yindi misozi yunamiye Murenge ndetse na Minembwe. Amakuru ari kutugeraho aravuga ko ngo bano basore ngo bageze aho bagera mu bice n'ubundi byo muri groupement ya Bijombo, maze biza kurangira ngo bisanze muri ambush. Ariko kubw'amahirwe iyo ambush yabayeho ikaba hafi aho ngaho n'ubundi hariyo abandi basirikare b'intare za Sarambwe. Ku cyombo byihuse babatabara vuba. Ubwo ku cyombo byihuse rero bisobanuye ko bahise babwira bagenzi babo ku cyombo ati tuguye muri aduyi. Ubwo aduyi rero wabo bayavugaga, urumva ko ari bano basore n'ubundi ba Neva cyangwa se bano basore ba Kisekedi, niko nabivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bakaba rero ngo bahanganye ku buryo bukomeye ndetse abasirikare benshi bakasiga ubuzima. Ariko kandi tutinengagije ko no mu ntare za Sarambwe harimo abahatakarije nyine ubuzima bwabo cyangwa se urugamba rwabo barusoreje aho, muri make rukaba rugiye gusigara rurwanwa n'abandi. Rero iyi gahunda ya Kisekedi ndetse na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye bakomeje kugira ngo bagerageze barebe buryo ki n'ubundi bakivugana abasirikare ba M23 badasize n'abaturage. Ibi rero nibyo Makenga atari gushaka, aho ari kubirwanya yivuye imuzi n'imizingo. Nk'ubu tuvugana mu mutwe wa P5 amakuru ari kutugeraho nuko aho bari batatse hano muri Prende Ruzizi, ubwo nukuvuga ngo bazamutse bajya gushaka ahitwa za Sange ndetse na za hanga za Runingo, rwose bashaka kuzamuka ngo bigire za Kamanyora ndetse bajye naho bitaza Nyangezi aha hafi rwose n'umujyi wa Bukavu ngo bahafate ku buryo bwihuse cyane. Aha ngaha bari bemerewe ko baraza guhabwa umusada n'igisirikare cy'u Burundi. Kuko niba mukurikira neza cyane ibyaya makuru muraza gusanga hari mu gihugu cy'u Burundi hari ahantu hakurya mu Kibitoki ngo haba hari intwaro zigenzeyo cyangwa se ziriyo ziteganye neza na Kamanyora ngo zirebayo ndetse na Bukavu, ngo akaba kandi nifite ubushobozi bwo kuba yarasa muri Goma mwoka byaramo. Nyamara Neva ntago ari gushaka amahoro, uko biri kose ari gushaka intambara yeruye. Ntago kandi nanone araho gusa byarangiriye, kuko ibitero byakomeje bikaze. M23 yaje kubyigobotora ngo mu masaha ya saa 11 z'umugoroba biza kurangira igize gute, iba yari bwo isubije inyuma kwatso cyangwa se ikibuga bongeye bakagicurika. Barari ukuntu abantu bakurikira iby'imipira cyane, hari ukuntu ikipe imwe itangira iri gusa naho iri gutsindwa cyangwa bari gukinira mu izamu ryayo, ariko bizikaza kurangira wenda mu kindi gice nayo ibasubiza inyuma ndetse ikanabatsinda. Uku rero niko byagenze ku ntare za Sarambwe. Ubwo tubigereranyije mu buryo kugira mu byumvereza cyane. Byatangiye masaha mu gitondo batakwa ku buryo bukomeye, ariko M23 ikaba yari yabaretse ikabaharira ikibuga ariko ikarwana defend ibice birimo abaturage kugira ngo baticwa. Noneho bigezemo hagati M23 tiravuga ati ubu noneho tugiye mu gice cya kabiri, ntago ari mwe mwongera kugira gute, ntago ari mwe mwongera kutwataka. Gahunda none reka tubatake natwe dukore ibishoka ibyo ari byo byose turebe ko tubatsinda. Niko byagenze rero, nta kindi gikorwa kidasanzwe cyabaye cyangwa se igikorwa kidasanzwe cyabaye muri rugamba. Intare za Sarambwe zabonye uburyo bumwe gusa. Bimwe njya mbabwira ngo Makenga yabonye akantu kamwe gusa ahita kabyaza umusaruro. Niko byagenze rero bakunzi bacu. Mbaza ngo byagenze bite? Kanda like nkubwira uko bimeze.
narakubwiye ngo ahangaha ngiye amakuru mba nayatohoje nta nubwo ibi bintu yo ndi no kubikora mba nabishyizemo umutima wanjye wose kugira mu byumve neza cyane. Sinzi impamvu waba utarakanda like cyangwa subscribe kuko byagorana kuzongera kunyumva ubaye utakanze subscribe ndetse na like. Ni iby'agaciro rero iyo wabikoze ndabikunda cyane. Hanyuma reka nkwibwirire neza ukuntu byagenze. Giye byageze aho ngaho mbifata nkaho hari ibintu numvise bidasanzwe. Navuga ko ari nk'igitangaza kuko bano basirikare b'abarundi bari bamaze gutanga order mu Burundi bababwira ati rwose ubu tubirimo neza nituvuga ngo yes muhite mukanda kumbarutse mu bombarde ahitwa Kamanyora. Murabizi Kamanyora so bwa mbere baharashe sinubwa bw'abarububaye bwa kabiri baharashe kuko ubushije bigeze kuharasa niba mubyibuka neza cyane mu minsi yashije baraharashe hano rwose muri Kamanyora. Urugamba ruraba rukomeye cyane, abantu twabanye kenshi gashoboka naranabibabwiye ko urugamba rwakaze. Hanyuma rero bakunzi bacu angahe nari zasarambwe byagezemo hagati, ubwo tubivuge ko ari mu gice cya kabiri. Mu gice cya mbere bari batsinzwemo rimwe, ariko nabo noneho ubu tuvugana bagarutse babaga nta kinya. Angahe Makenga yababwiye ati njya kwitoza igisirikare ntago nari hamwe namwe, ndara muri za Sabyinyo, tugenda za Bunagana, tugenda na hehe hose, ntago twari kumwe mwabarundi mwe. Muje urugamba rugeze mu mahina muza kuvuga ngo muje gutabara Kisekedi, reka mbereke yuko uwo mutabara adakwiye gutabarwa, uwo mutabara nta bufasha akeneye, ahubwo ubwe nawe kanceceke gatoya wenda nawe kuvuga byinshi. Ahubwo reka mabwire yuko Makenga yahise ababwira ati rwose muwe mwitonze kubera yuko ibintu muri kwishoramo mwese ntago muzi ibyo ari byo. Ibi bintu rero ni ibiki bishoyemo biri kubakoraho, ni ibiki bishoyemo biri kubatera ikibazo gikakaye nk'icyo ngicyo. Ahanga nyamara bano basirikare ntago boroye wabana gatoya n'uru rugamba ruri kubabaho. Uru rugamba rwamaze kuba rufata indi ntera. Hanyuma abasirikare b'abarundi bari inyuma gatoya ba P5 bavugaga yuko baza gutanga umusada nyine mu gihe bano basirikare baza kwa bakubiswe, ariko abuze ikintu cyabaye. Nisanze mbona abasirikare ngo b'intare za Sarambwe bari hamwe n'abano basirikare ngo ba FARDC. Ama inkawe shaka kubyumva ukagira ngo ni ibintu bitari kumvikana. Ahanga mama 23 isigaye kini karita yarangiza ikazivanga hanyuma ikazicyanga ku buryo kiburi wese atora agahitamo niya ahisemo ntamenye yariyo. Ahanga rero bano basirikare ba FARDC ngo bisanzwe bari kuraswa na bagenzi babo, baravuga ngo bagambaniwe. Kumbi intare za Sarambwe zarukuntu zibigenza, zikaba ziri mu mashyamba zikambara uniform imeze nk'iyabo, bakinjirana bagasa n'abahanganiye mu rugamba nk'abari gufatanya. Byageramo hagati kandi bavuga ati tugiye natwe kwita twadivasinga tuze tubatake, bakata bivangura nabo mu mwanya muto nko guhumbya. Ubwo nyine kuvuga ngo isaba babayizi bakata bicangura nabo, bakata babarasa vuba cyagiye bari babacanganyikishije bo bakata babanyerera, babandi bagasigara barasana. Ubwo nibwo buryo bwiza intare za Sarambwe ziri gukoresha noneho muri uru rugamba. Mwari muzi ko bitoroshye abe na gatoya. Uru rugamba nyamara rwamaze kuba rugira gute rukomera, ndetse angaha ngo araza kugira gute kurya umwana ufite nyina cyangwa se angaha nyine biravuga ngo haraza gutsinda ufite umuhagarari. Gusa ntago neva yatuma batsinda kuko abicishije inzara. Aba basirikare b'abarundi do urebye bangana n'uru rutoki rwanya, barananutse no gufata imbunda byarabananiye rwose. Neva akomeje kubahohotera ku buryo bukomeye cyane. Gusa wenda nta bindi bintu by'ibitangaza navuga birenze, gusa igihari nuko abasore ba Makenga bari mu kazi gakomeye cyane. Nuko uri kose gushoboka ni nuko bihagaze, ntago ibintu biba byoroshye hano ku rugamba, biba byakomeje kugenda bigira gute bindura isura. Reka rero twigire kwa Neva, hanyuma turate tugaruka ku nama yabereye hano mu Busuwisi yakozwe n'abasirikare ba AFC 23 ndetse nabo ku ruhande rwa Kinshasa bari kuganira ku bijyanye n'amahoro muri intambara iri kuba. Hanyuma tukigera i Burundi rero twikozeyo mu mwanya muto nko guhumbya, banze nkubwire hako nizere ko akanze like kuko buriya akantu ka like ndagakunda. Noneho anga mu gihugu cy'u Burundi biratangaje cyane kubona perezida w'igihugu, perezida w'igihugu ushinzwe umutekano w'abaturage, kumenya niba bameze neza cyane, ubuzima bwabo buhagaze neza cyane. Ariko none ahangaha yandangije pe, singiye kubabeshya abakunzi bacu. Ahangaha perezida Evariste Ndayishimiye yandangije kweri kuko yakoze ibisa naho ari bitangaza, yakoze ibintu bisa naho ari ibintu bidashoboka. Ko yavuze ngo Bunyoni ngaribeshya karenga irembo ry'inzu yiwe agakandagira ahitwa ku kibuga cya Markiyo Ndadaya. Ahangaha rwose usibye n'umutwe ngaramusubiza muri gereza ubuzima bwe bwose. Kandi uyu mugabo nawe bamurekura
Neva bamubajije kubijyanye ngo n'impamvu yarekuye Bunyoni, arababwira ati regura nta kibazo giteje, tibura nta kibazo yateza igihugu. Kare nibwo nahoze nganira n'undi munyamakuru, arambwira ati Bunyoni buri ati we ntago uzi ibyo bamukoze. Si ngombwa ko wenda mbisobanura cyane, muze kumbwira muri comment niba mubishaka, nzababwira iyica rubozo cyangwa se toca yakorewe uno mugabo bita Guillaume Bunyoni wa hano mu gihugu cy'u Burundi, nibwo muzamenya ubugome bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera ko ntago murakamumenya neza. Abantu benshi bamwibeshya bakavuga ati uyu mugabo ni umuntu mwiza cyane, Pacifique buri kurengera, kuvuga ntago muvuga nabi, nje mvuga ibikorwa bye mbona bitari byiza cyangwa se ni byiza. Ndavuga ngo muri rusange ndashima ibishimwa nyuma y'inengwa nkabinengwa, kuko kuvuga ngo umuntu ni umwene gihugu niyemerewe kurenga igihugu kandi byitwa ngo yarafunguwe, ni ibibazo bikomeye cyane. Gusa wenda ku bibazo bya politike cyangwa ku by'umutekano w'igihugu, of course aho ngaho birumvikana ko rwose kuba yagira gutya akaba atarenga igihugu bitewe nuko yigeze kuregwa ibyaha birimo no kugambanira igihugu, ntago byoroshye kuba yagenda, ibyo byo birumvikana. Hako nanone hari ibindi bintu adakwiye guhagarika nk'imitungo ye n'ibindi bigiye bitandukanye byafatiriwe, ibyo nabyo ntago twabishima. Hanyuma reka mbabwire yuko rero nyuma y'ibyo byose ubu tuvugana n'ubundi Neva bamubajije ngo se habonetse cyangwa se bibaye ngombwa kujya mu Rwanda wagenda kandi mutamenanye neza. Neva arababwira ati rwose cyane nta n'icyampagarika, ati igihe cyose hari impamvu yatuma nkenerwa mu Rwanda najyayo ntanikandagira. Ati biriya n'ibindi bibazo atariko mu gihe tugiye kuganira cyane ko muri iyi minsi ari umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, bivuze ngo nko mu Rwanda haramutse hashyizwe inama kandi bigakenerwa ko umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe ari ujyayo, Neva ntago yabura kujyaho, kubera yuko ibyo yabagiye kwitayo ni ibibazo by'umuryango nyine wa Afurika yunze ubumwe, ni ibibazo bya Afurika yabagiye kugira gute kwitaho cyangwa se kuba yakemura. Ati kubwizo mpamvu rero ntago byamubuza kujyayo, kubera yuko n'ahandi hose bagenda bahura. Nk'ejo bundi mwarabibonye i Brazzaville hano muri Congo barahuye barabonana ndetse baranasuhuzanya, nubwo abantu benshi nabonye babikomatinzeho byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi Neva yavuze ati giye rwose nta kibazo kujyaho najyayo. Kandi n'u Rwanda ewana tuba turi tayari twebwe, niyerega tazaje mu manama akavuga ati genje gusura u Rwanda twamureka kaza, ariko si kimwe no kuba yavuga ngo wenda ngo jye sinajyayo. Kigaragara cyo Neva nawe ibi bintu ashobora kuba ari ukuntu abigiramo ukuntu wenda reka ndeke kuvuga byinshi, ahubwo munyemerere mbabwire yuko ahitwa Rubero Intare za Sarambwe zacanyeyo umuriro ndetse n'ahitwa Warikare. Hanyuma abakunzi bacu rero narababwiye ati gihe nzajya mbakubita breaking z'akanya gatoya, hanyuma mbe niturijemo gakeya. Reka nizere rero ko muri amahoro, hanyuma mbifurije kugubwa neza cyane. Niba bukeye mwebwe abantu mudukurikira muri hanze, ndabizi abeshi nabari hanze, hanyuma namwe mudukurikira muri mu Rwanda, namwe mbifurije kugubwa neza cyane ndetse mugire nibihe byiza cyane. Hano mu Rwanda ni umugoroba, mugire umugoroba mwiza cyane. Ahandi hirya no hino ku isi sinzi niba bukeye cyangwa bwije bitewe n'isaha umvi aya makuru, wowe wumve ko nagusuje kandi nakubwiye ngo ubugubwe neza cyane. Imana ibarinde rero, ndabakunda cyane. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.